wapfuye umusanga mu rimbi uje ko gutabura muri kira rubu wanje geraho umuntu zakubwira ibintu zageza njya waje amenya kuri umuntu w'ikigoryi nta 12 ngande bambeze umbwire ngo nje ukuntu ngana gutyo bari kuvuga ngo nje nateye none abantu bose bina bakamenya ngo bikokora yateye kandi ari nje mwana uri muri guno mudugu nose umwana atera inda mu byukuri utaretse kwicisha hirya no hino none nyine uri kuvuga ngo nateye none inda ntitutekereza ko ari yande ngira ntago twaryamanye yego ndabyemerera umwana pe sibyo ariko wibuke ko wateye inda ubu ufite inshingano izinje naguteye none uyu mwana utekereza ko yavuye hehe none wewe ubize rero nje wabimenya n'uwanje none biko ko waruzi ko ibyo twari turi gukora bizavamo iki reba uramwe ngo ninje kwisiramuza ndagenda mvuye kwisiramuza washize ibyumba 2 igifuka bakimvanya uramwe ngo ninze umbwire none se waruzi ko niwisiramuza utari butera inda ngifate nizo umuntu ateraga inda ruko yisiramuza none se utegeze wakwisiramuza utakwisiramuza utera inda igafata nje ari kumenye ko ndi umwana ibyo uri kumwe ngo nje ngo none biko nayo nagura byanze kutari uri umwana ndabyumva sibyo ariko nyine wibuke ko ufite inshingano zo kurera umwana wawe we mwana uri mu nda Ruba mvase naje rwari kubikora ngo bagwa amarara maso uzigo uracuruza nshinga ndacuruza rya kote nari kuzani cyangwa ndi kubona wariza rwari ifuga rwanuza rwakaze yezu rurambwiye ngo ni 500 iryo kote iri kote si ikona ari imbere si warabimenyara nuza afite ubukwe musabye afite ubukwe nyakubusha mu mukari dore nagapana ngiyi se kandi hindura icyo kintu baga wambaye urashyira amakeko ngo umuntu kanebera naguza na touch niza ndebe nari mbe ndareba kuri touch kanebera ahubwo buri gutekereza ubuzima bw'ejo hazaza ibyo bindi uri kumbwira ntabwo none wowe kubizi ko mama yapfuye na papa akaba yarapfuye kera n'ubwo uzi ngo biragenda bite mva mubwire ngenda byumva ababyeyi bawe barapfuye sibyo biranababaje kuba uyu mwana wagiye kuvuka atari kubona sekuru na nyirakuru ahubwo ubwo si mama yaba ari nyirakuru nyine yaba ari nyirakuru kandi mama yarapfuye nyine ntawe uhari nyine ndi kukubwira birababaje kuba agiye kuvuka asanga ba nyirakuru na ba sekuru badahari ahubwo umva kubera iwanyu baba basigiye imitungo sibyo nta kuntu waza tukajyana muri iyo mitungo nyine n'umwana akanavukira mu bintu byo kwa ba nyirakuru ntuzi utari uwo mu rugo imitungo ko ari yanjye na rubanda ntuzi umwana ntabwo ari uwawe njyewe niba umwana ari uwanjye araje mu mitungo yo mu rugo gusa nyine agomba kujya mu mitungo ya se ntuzi ubwo njyewe ndisi none biko kutekereza ko uyu mwana papa warinde nyine ni papa we ariko none se ukuri kuvuga ngo ugiye kumujyana mu mitungo yo mu rugo kandi imitungo barese ijya abantu babiri nje na rubanda gusa none ko bugiye kuza mu ndi mwana wa gatatu ubwo kumva biragenda bite wajya kumubwira ko wateye inda ubundi mukagabana ukaza ukarera umwana wawe ibyo ni ibintu ngomba kukubwira agafata ibyo nanje ngafata ibyo none utekereza ko umwana wawe azabaho gute nese ubwo tuzabana nk'umugore n'umugabo nje nawe none uyu mwana uzi ko nzamugenza gute ndashaka umwana wanjye nawe kahagaze tuvugisha ukuri ubu urandeba ukabona nawe umugabo biko wabaye umugabo nese nje ndaje gukora akazi none nanjye nshaka ibirayi basi tuzaya dufatanya sibyo tuzaya dufatanya aho kugira ugenda uvuga ngo nta mwana wawe nese ubwo kandi ubwo ushaje uragenda ukuba wundi umugabo wawe none se utekereza yuko uyu mwana nzajya ndavuga ngo se nuwuhe uravuga ngo ntawuzi kubona ahubwo kano ari keza cyane gira vuba kandi wirinde kwishyira uheruka gukaraba ubu ugiye kwishyira agahuyuka kubona ahubwo kano imbere washyize inyuma kandi nawe uri uruhubahuba nakubona nkagira mu mutwe uri kwambara ikabutura ukajya ngo wambaye isahane kubona kambereye ngambwira amafaranga nyine nangahe kano nangahe kano ko ngako ibitandatu nose rubana kandi ndi kukubwira ambara n'ikote kugira ngo urukunde bisa neza ahuje uramenya ko nje gutezaga indi hari ahandi ngurira nose uramangara kuba ngucire niyo umaye yose 200 biko kwagirika kwifata nk'umwana yego ndabizi uri umwana uruhande rumwe pe sibyo ariko aka kanyaba umuntu mukuru ngayibuze mbuzi nk'ubu umudugudu namenya nk'umuntu nakaje navuga ngo nateye ari mudugudu ntabwo ziba zahita banyifungira nyine mvuga
basi nanjye ntabwo ndagenda mbivuga ahantu hose ariko nawe rimwe na rimwe ujye wemera ko ufite umwana ese ubundi agenda mbwira rubanda ngo nta mumugabane wanjye nkuru ukuntu uzi rubanda ukuntu ari umunyamahane mubwire ngo noneho ngo ngende mbwire rubanda ngo ntabwo ngiye nateye nyine ndabyumva sibyo ariko nanone njyewe ikintu ndi kukubwira tekerereza ubuzima bw'umwana wawe ugiye kuza ukuntu buzaba bumeze ndo ndamutekereza nanjye ntashoboye kwitekerereza ubundi atekereza abantu babiri gusa nuse bikoko tubareka mwereke sibyo basi reka tugende nyine baguhe umugabane wawe sibyo urumva nyine n'uyu mwana azaba ari kuvuka turete tunamwandikaho iyo mitungo nyine kugira tumuteganyirize basi igihe nzajya nishakira ibyo azajya ararya nizi tujane mu rugo we gukora yiki nuzi ntabwo tugiye mu mitungo y'iwanyu nuko si rubanda nakubona mbone nyine nuzi rubanda ntabwo umuzi ndamuzi nyine umva nyine ndabyumva sibyo biranababaje geremeye kujya nishakira ibyo umwana azajya ariko nyine genda wowe ubwire rubanda guhereze umugabane wawe hanyuma utuza hano basi siko bavuze ngo bazaguma narakuze nkabona nagura nyine mubwire ko wakuze njye nakuze gute kandi nyiri umwana ngukorera iki nizo ushaka kunkorera iki nusi umwana uri kubona amaherezo araba yaje nyine umva mubwire sibyo wowe ugenda ubwire rubanda umubwire ko wakuze nyine nawe ugenda umukange ariko ntakagukange nawe umukange umutere ubwoba umubwire igihe nshaka mu mitungo yanjye hanyuma ubundi uza tureba n'umwana njye nawe gusa uko ubonezwa imbere wowe bivuze iyo kabutura imeze gutyo ureba ukuntu wahise reba nubwo yambaye ntabwo ariko reba wahise ugira utubona akantu ndushyiramo iri kote rero urahita ubikibye ambikuramo bishaka umera amakuru cyane ngurira mwana nayo mbikuzanira nawe ko wongera amafaranga 200 mwa none se ufite amatelefone abiri yewe mfite amatelefone abiri nije kamwe ikokora nawe agakanya guza telefone nsenziga ndayimubiki abikokora mwana mumaze gukira mwana imitungo ya usibye ko twagize ikibazo wenda mama agapfa na papa ariko nanone twatije nitwe bantu ubundi bari bazubaka etaje mu mudugudu mwana nanjye ntabwo nahabaye naragiye kurangura yewe guhamagana abiri 200 hari ngopfa kuyama cyangwa 300 n'ibindi bo nasiri kote nako bajyamo watira bivuyemo gikota bivuyemo wowe ugenda umubwire aguhereza ibyawe mutewe erega n'ubundi uri keza sibizi se ndagukunda wowe umva mubwire sibyo erega buriya n'utundi tuntu naguteganyirije no kuko utabizi wowe n'umwana wawe sibyo se ugenda umubwire akaguhereza imitungo wowe umubwire ko wanakuze mbese so nuri kubona ko umaze gukura erega nawe ushobora kwitekerereza ugatekereza n'umwana wawe uvuka kandi sibyo birakarushuka ngiye kugenda mubwira amereza ibintu byanjye nawe asigara asigarana ibye mbese nuko namara kubimaze utuza nyine utuza hano wowe ndetse mwereka kandi kantu dukora erega rubanda buriya ntakajya nakuyobora buriya uzi ko ari nayo mpamvu asigaye agusuzugura akagufata nk'akana nawe ukagenda ukaba nk'umwana noneho njewe reka ngende mpite mubwira amereza ibintu byanjye byose imitungo yanjye afata umurimo umwe nanjye mfata uwundi n'iranzu yo mu ntuzi yamucishaga injura reka nze nshaka akantu nguherekeza nawe ubwo urandumbiye pe none se nari bingaza n'ibyo bicari nigende na zora uraje mu bukwera kwa musabye ngaruri musabye igihe aherera rwose yo kubihuriza musabye rwose agiye kurongora musabye buriya musabye yarozanye gokuruza nyirakuru ibyo kurongora cyabiterera ikintu gakanye ababyeyi bawe bagendeye inzika z'ababyeyi ntabwo wazikurikiye gesa nyinduye yemwe ngaruri ndabizi sha umvuga ugiye kubikora akugira ngo ngarurire ugiye gufatira ikote ambara ariko none ubwo ngubwo uzansubiza oye ibi ntabwo byashara bakanguhere zanira ibi umweru ku mweru ahubwo harayo uzanyongera oramasa igihe twabaniye wigeze ubona ndimbwa ubwo hari uzanyongera amafaranga simugurira agakagwara iryo kote nawe narigurisha 400 wenda weho kugwa uri rubanda nari guhera ahubwo birashaniranye uzanyongera ijana umva ntacyo n'amasa mukanye bigakora agiye kuza sinziyo yazindukiye uzaniza n'agatelefone mwana nta kibazo nari nayizanye muhoza muho wamba uretse ho gato umbaze muhoza wi mubebe yagiye sinakubujije guhengereza ariko rero none se ahubwo sinakubujije guhengeza mu byo kuki usigaye wumva nabi
ziba aho ngaho wanjye nakubujije buri yakubona nje nagiye hariya kujya ibiro gucika ubyibagiwe nje nze mbikwibutsa iki byancitse kadomo neza ko umuntu mwavuganye iyo iranzu hara ku muhanda yifate wowe wavuze ngo ku mirimo zikishagira mu kishagira uzashaye inzu yavuze ngagiye kuyifata uziko mu kishagira bajya kuzahagira amarimba ugiye kuza muri bijumba niba bikuramo leta bahagira amarimba Numva nibajya kwagira amarimbura ukumva batazatugurira. No happy abapfusi barabagurugwe na hantu barashira abapfu n'abahaguraga. Ninje ndivaga ari ukubwira wewe yipanga ukumva ira modoka isasize mu muhanda ukayifara. Cyane kiwabuze. Rubanda dore asigara nk'inzoka akaje no mundanye rubanda yarabaye yabayigiye kushira pfuye yapfuye nabi. Ariko cya rubanda sibyo ko cyari kuzaniga ve. Rubanda baravuze ngo yari isiramuje umutsi barawuca nabo. Izagiye Imana. Hey! Najungu ngubu nambaye turabutahada. Ikakora turi kumwe. Tujye gutahuka kwa Musara. Kanyabu barari biki ndahagera kare. Hey! Nta kibazo. Sawa nari. Ikoko. Tujye mu kwa Musara. Tujye mu kweda. Ararongwe. Wiki. Unabika kurera ujura umugabo. Ejo muri nusezerana nizaza kugutahira. Niba ngwe ngo nagonashana nawe mu rugo bwo bwawe nje wamitaje nk'igende. Si ibintu bibiri biri kumvikana. Mama sho gupfa yavuze ngo yavuze ati nimara gukora muzame imitungo yawe. Nase ukubona ntarakuza n'urava ngo nabona kuza n'icyo ndende. Sirabimyana nawe. Besire. Anjo ndende muremo. Singusuka. Ngo bivuze rero ko nakuza. Nanjo muvuze ati niba ari imitungo fati yanje nawe sigara niyo. Niko mama yavuze sho gupfa. Ariko bikoko. Ejo muri sibanje kuza gushingura. Kari mwabo yapfu. Ndakubwira urabyanga. Ubukwe bwa Karimanzira ntabwo wabugiye. Nizire ndasho batarantumiye niba batumiraga nje baranyobe. Nazo nusezerana ndizabuta. Tazarurenje ndasezerana zinkani ngana guca. Ndakubwira ukanga kumva kanigende. Njisumvi kumbezo ko ndikuvuga ku by'imitungo kanyirengagiza. Mitungo ziki? Zara. Ugiye he? Nje nibyanjye nawe zigara nibyawe. None ujya kugabana? Nagabana nasi kwa mama. Uri kugira umugabo ujya ugabana ibi? Nzi ko ari yanje nawe. Niyo nawe. None iziramirima. Ya modoka. Uzazi ute? Tazuko ubona nasaze ukabona ibintu ndi kuvuga niri kubyumva. None uri kuvuga wamenya ari ibi? Nje navuze niba bambwira. Niba mama yaravuze ati wasize imirima esheshatu. Urafata itatu nanje mfata itatu. Mufata inzu nanje mfata inzu. Ufata ikidomo nanje mfata ikidomo. Mufata isahani nanje mfata isahani. Narahi. Ese ura mugore wa Kamatisi yamupropose. Bigapfa. Ntabwo muzoguza gutamenyaga inkuru. Noneho sasa bikokora. Ikokora. Nashaka rero nakagabije. Shaka nagafatira nyinshi. Sako nangizeraga bikokora niyo wakadometsemo pe. Kubona rindi. Akorera umubuza kuzamakoze zagima. Ushaka undi mugabo. Wangigira undi mugabo nari kubona ufite imitungo ingana kuri uriya mwana afite urayizi. Oya bikokora kwimwigeka. Urabikokora uziko kubitaro ryanze no kumusiramuranga afite akadodo gatoya. Izagiye Imana. Bikokora kujya bamushira igipfuko uziko bitabaje bya byuma bya stone. Urakadodo kwe no gutabira neza kayibona stone. Nubundi bizi nyicira inzira nyine. Nubundi ntago ari ahubwo nuko ni kujyanye mwegeke nuko numukura hirambye. Mwagani izina ry'umwana. Ubu nso ubona atari umwana mu by'ukuri. None namubwiraga utegura ugiye kuba papa w'umwana agatanga ngo papa wande. Mbwa urimo ndutekereza ko ari umwana wande. Ako rero mwana esinzi. None soko kuri bamwitaga Kimena. Nyina ngo rero asize yarababyiye ngo umwana bazabye bazamwita Kimena. Ngo yizogande. Kimena. Abashamahandi nabo batuka mu muryango. Kaka we yari yitwa Burukeri. Ntabwo muzize. None ngahi tufata amazina yakwita uyu mwana. Nta mabyariro na nonsi yataniye amazina yiwabo. Jusa ngo numvije ngo ugiye kuje kwenda kana umuntu. Nyine nangiye gufata akantu tugatatu tujya inkata njya kumureba hari iwabo agiye guteza saga na wa mukuru wiwe. Nyine foto tugende. Ntabwo se turajyana. Usuransiga. Ariko se kato mu bura wabaye. Nose wibagiye ipapuro by'ubutaka wumve. Nose si ibyanjye. Kandi turumenye ngo birabibanza bibiburamo. Ndafatamo kimwe. Kumva ku bintu kumbira. Hari kumenya ibyari byo. Kubangira njyewe Cyangwa wamwangaje kubwanuza muze akaza katugabanya. Ugafata ibyo nanje ngafata ibyanjye. kubagabanya ko bagabanya ibi. None niba udashobora kuvuga ntabwo turigabanya mbwira cyo kuzana abantu batugabanya. Ufata ibyo nanje mfata ibyanjye. Sutura abantu babiri aho undi muntu wa gatatu urimo. Ariko bikoko ubona ko wije kunywa urumogi nkakubuza kunywa itabi nkakubuza kunywa inzoga waje gusenga. Nese wambonye ndi kuruma. Nose utarumwe ibintu gukora nibi. Nese ubona ibintu ndi kuvuga biri kumvikana. Hari inzoga bageze mu muri kuvuga ngo wananga. Nose ushaka kuzungura ndeha. Ndozungura ndetse ko mama yapfuye.
nyine ushaka kuzungura none ko badusigiye imitungo bakavuga ati ni inkura tuzagabana none sinakuze uzagabana nande nje nawe ari cyo mukuru ninde ni wewe none suragabana nande nyine ari cyo mukuru bari cyo ugomba kugabanya ibi nyine cyo gabana umereza ibyanje no usigara n'ibyawe ntabwo ndagaba none nanje ndaje gushaka abantu batugabanya cyangwa ntabwo nje kubashaka iki gari kwitara bikakwitara ntabwo amahoro nyine reka ninjire mu nzu ujya ukumbuza kurya inzu yandi inzu ya he yawe yo mu rugo yaswase none ni yawe isiko yavukiye he mama yavukiye he mama yavukiye hano nyoko amaze kuvukira hano aza hano ngaha kubaha none hano hari kwa mama none papa ngo bari batuyirahije nose papa na yabimbwa agiye gupfa ngaho ninjira mu nzu gabanya Kibazo cyane. Rubara rurukunya kuri. Mana ya, biko witonde. none ni wowe itwite mbese ubundi nese nimba natayitwite ariko umenye ko tuvuka okay ntacyo reka nkubwire ndaguhereza umurima numva nshaka kumva ntabwo uri buntegeka ngo aho ndi buguhereze akurura umuhozi ibintu muhozi ikindi none si inama turamwigaragura aho mugiye kujyunana kugira ntabwo wari nje wayivanye none nge ntabwo nashizeho amafaranga washize amafaranga gute so wayivanye muri kariyeri urazi ko ikora amatekano none icyo wakoze isuku ivana muri kariyeri hari ikindi wakoze umwana yisobyeho nkambiza nkubwira cyagenze ubona nayanetse nakabyango nayisobyeho nimwe mwari mwayisobye uvugishije ukuri ahubwo wowe wasambaye n'umwana asoma kuri matera nje no kubyanga mfata kuri matera wigeze udufata kandi ndi kukubwira noneho ndayaje mu buryo bw'umwuka ni yundi muntu wumvishe munyuma none ndabiye byakatera wayite ngaho reka twumvisha urafata aho ushaka sibyo mu bintu urakoraza umenye kandi urafata kimwe kinini reka ngende mu nzu ufata agapira nta tugende nabundi si rakarimbo bavugaga ngo urakaza neza mu muryango w'indushi uwo mwana mugiye kubyana wajya kuja mu ndushi uyo umwana ugiye kubyana agiye kuja mu ndushi nose ubana nabikokora kujyaro ikindi cyerekezo none se umupira wanjye uri nde umupira yugureberaho munsi abamo nawe sinzi pe nje nari nzi ko biriya bintu turabikomeza ukuri umva se ubona biri buti none dore ikintu urategeka ukumva umubye ubyire bikokora kutazongera kurya ibijumba udufiriti utekereza ko ninjira muri biriya bintu nzongera kurya ibijumba tujye tugurisha ikirimo kimwe nabuze umupira reka dutuye none bibaye byiza nabikokora yaza tukamugira umwana hano akaba afite umwana ariko nawe ari umwana tuzuze urukwiza zakuri cyangwa n'inama turatwicamo kabiri utwaye igice cyo hejuru nanjye ntwaye cyo hasi uziko neza ko kandi mukuru wawe ndabizi ndabiyobe wakwisazamo uziko kaganye n'ibyo ugomba kugabanya nanjye nibyo ndi kukubwira no tukumva tutari kumwanga nose ugiye he iki ugiye he ibyo sibyo birakureba bwana waba utangiye guhinga mu buzima niba uvuga ati urahitamo aho uratwara nanjye mpitamo ndatwara tugabane turinganize kuko nta wanjye uravuze ati tuzatangira kugabana narakuze rero tugabana nyine uragabana ugiye kuba he sibyo birakureba aho ndagabana niho nda ntugiraho umunyabwenge kujya umunyabwenge gute ni 50 ku ijana ibyo ubimenya unabishyire mu mutwe n'ibyo uko nabivamo ukabivamo ndetse ibyo bimbwiye cyane mfite gahunda yo kujana nawe muri ubwo bukwe bwawe ariko we nabivamo bakwereka ko njya kuko ndi umuntu umugabo none se wari ukubwiye ngo ntabwo uri umugabo uri umugabo sohoka muri iyo nzu tugabane zari n'amasahane wari warabizi bagabane muri umuntu umugabo turagabana ibyo bimenye mushyire muri uwo mutwe sibyo ndi kukubwira nandenze ubundi wabwira imbuto umwana aza nkagusura umva ndetse gato ndaza kugira ngo uhamagare nizo ute bite ni byiza makuru imeze giye birakureba utangiye kumbwira nabi ndi gucuruza byiza ubu ni bikiri gucuruza akanayikana agakode ambara nabonye nabikoko yarakaguze hoya pe ibikokora se yaguze nk'ibi yarakiguze nyine usibye ntabwo kintu cyo ntacyambara andi pana ande do bigiye no gusa n'iyi ngiyi shaka ufite imyenda mibi gusa ntabwo njye ntabwo semunye ntabwo nagura mani gusa ujya afite umutima mwiza nka wa wundi umutima mubi se nawukuye he mfite umwiza nyine n'ubundi waranyanze icyagihe n'ubu ukomeje kunyanga ubu nose wakwakiye imyenda ariko wagiye umbabarira koko wowe buyinkuye imbere munyana agura imyenda nta gahunda mfite ngaho basi akira yijyane tuzavuga erega wumva nkubwire wowe ubura kurangura imyenda myiza ukarangura imyenda igana gutyo ubwo rindo wayigura dore umunya ufite isoni oya ntasoni amahobera naho umuntu amahobera aha nose munya wanze imyenda
Nuko nta gahunda mfite imyenda ntago yankwira reka. Nose nyipi murebe. Ngaho none umbwiye. Uwo niba ushaka ko nzajya nkugura ujye ugura imyenda yankwira. Ngaho imi igisubizo rero. Igisubizo se kiki nuko ntari bugure. Wewe igisubizo cya bya bindi nakubajije. Ndacyakomeje kagahinda ko kuvuga. Urabigaruye tena sinakubwiye. Nose wambwiye iki ngiye ko nkomeje kukubwira. Mwana ndagukunda nose ndukukoma. Niyo niba yizane. Cyane koko. Kowe. Sibagize umuntu wataye. Nganjira mu izuka aba. Ngagaba. Ninjiramo. Cyangwa Uhura mu umubitiye nkoni. Bagufunga. Ako bikoko. Iki. Uziko ndi mukuru. Urabiyobewe. Nanga bitaraguze. Ese nanje ntabwo nkiri muto. Nganjira ugaba. Narakuze. Nganjira ugaba. Ese nagabanira mu. Nuko muvuye muri abo nasha. Nahanze twagaba. Nganjira nyine ugaba. Injira ugaba. Ntabwo ndijya mu nzu ndagabanira hanze. Nganjira uzane karora kugaba. Jyana muza. Niyo twakwigabanya mbese ufite icyo kibazo. Ikigori gusa. Ntarubwe. Ikintu kitagira n'ubwenge. Baradusize barambye mu zakigabanya. Shapure yanjye. Wari warayishuze umwe ntanzayibona. Komeza ubwesha. Komeza ujogo. Nacecetse ko muri mugabo n'abandi. Kanya kubizi kuko ntacyo ntagukoreye. Ntakurera. Bagusize ufite imyaka 3. Ndakurera. Uruguru navuga ngo ntacyo utankorera. Nakubereye umwana ngo nicyo utankorera. uri kubona aka kanya aho kugira tuje ibintu inama. Wakujo. Jinama n'umutima wawe naje njinama n'umutima wanjye. Tukuri ibintu bizima. Nose nitugabane biragenda ngo. Urandi uraje n'ubukwa kukubaho kwawe nanje mbaho kwanjye. Sibavuye hano ndi kukubwira ngo. Inezi byo byarangiye ikintu kiri. Urafata ubundi kaze mubwira. Irazo mu mubando urayifata. Nara kintu ndafata byose ubijana. Utekereza ko yageze aha ngaha yahava rero. Burakanze kubwira ariko uwo mwana ndurande gutekereza ukuntu araza ameze. Ariko ko ufite ibibono, ufite uruda. Nakubwiye mfite nangari urutwe rubi. Iyo urutwe rwawe rurumbi. Ese nizi gutera kumvira umuntu wayibuteye. Umushakira iki? Icyo ufasa ko tubonera mitungo ya kera cyane. Funga twigendere. Nyo utangira kwicara guca nk'umubosi. Ubutaye nawe mu minsi imbere barabari kwegeza. None uzi ko mwana nzamubereye anko. Ubati anko wawe ni kadomoro. Anko kadomoro. Ai, reka kubwire kadomoro. Twakaba bikokora isokokuru wawe. Wajija urakomeza kumuvuga ujye ubivuga ariko twageze imbere. Twero bimanko. Shabana nawe ndabona mu minsi imbere barabari kwegeza. Koro nawe nibarinde nawe uri kugenda ukabyibuha. Uzi ko urukuzana none ibigwede. Umve ngo umeze bo. Noneho uyu mwana afashwe ne ndi kuva kwa senye. Hari akantu uri kuvuga ushabya bikokora umuvuka bezo ngo mwana ari gutera mu nda bari kuvanga shaka se umwegereze nyine kugira ahureze ibipapuro binini kandi ibintu namwitwaramo neza. Ndamuyizi ndi kari keza kuvuga ngo ndamusomye ntago zivuva tugenda. Uyu mwana n'urubizo yakemere yakishima. Izagiye imana da. Niba nakindi bafata ugumawa. Ari nk'umubyeyi wakubyaye ubu namenye nakora ibi. Ufata umuntu mukabye. Komera muho. Uba Kristo kuzwe. Yakuzwe. Yakuzwe mu mitima yacu n'abamwemera. Ndikokora rihe. Ariko mo reba kuba barabasize muri mwenyine. Umwana akagenda akagufata nk'ikigo nk'igihuje akadomoro k'abana. Nkapo. Nyine biterwa nuko mumeranye mu rugo iwanyu. Rero bikokorana umwana mweze izo ngeso nanze muzi bite. Ufite ikihe kibazo? Reba umwana ashaka kugabana karukanye. Mama apfuye ejo bundi. Ariko mwagabana nyine. Ese bikoko cyambere cyo. Bikokora kurarakuze bihagije pe. Nose ari hehe? Bikokora afite n'imwe. Yagize mwe mwaragiye dore byose n'amavarisi yazinze. Nkaho kuri inshuti wamugiriye na. Ngo nawe ugirugende mururu. Sibo bayindusi ya bikokorara. Wavana ukagera kuri mugabo nushaka. Hari umugabo ushaka. Bikoko mobe bari hano. Munya nukuri kw'Imana pe. Nebeneje muri mwijozo ko nakurora. Sari karamaza kamubwira. Ikibazo cyawe ugira umwanda pe. Kugukunda ntago bigoranya. Ikibazo cyanjye ntago nakunda n'umuntu umeze nkawe. Ugukora cyakomeje na cya gihungu. Gikomeje kugutwa. Yere kuri kurusha isuku. Reba ukuntu abayitayeho. Aka gashati kuniba kuri ako kacitse. Naga ari ugusaza. Ngaho nawe reba. Usi iyi ni imyenda buri Kubona avuga kujyana. ndatakameze. Nuza ashobora kwitaho nyine ukabimenya neza. Ngiye uzagiza pe nzakwemera. Akurangu, kunkunda kurangunda umwanda tubyiyorere. Oya byo gukunda byo nta. Nditubano tuzajya dukara uzajya unkara.
uyu nguyu muziranye wagabe byuga bangafata ibyanyu mu gihe no kubeshyanya tubwizanye ukuri ubu nguyu koko uri kubona Tubwizanye ukuri. uri kubona mwayihe mu by'ukuri ku buryo atajya kwibana simuri mu mikino n'akahe gakino muri gukinaho akahe gakino se ka gakino kagenda utabona ikibuga bikwa ko mubebe wande uri kuvuga mubebe wande gari nakubwiye umfata nk'umuntu w'ikigo utagira 12 nabwira ibintu biri kubera umenye ko nguyu ari muri muna wanje ujafata bikokora nk'umufate muzi muri mwebwe muje gukora iki muje gushaka ntabwo banye twiga mwasinze muje gusindira iwanyu ni muzi hano ngaha iyi ni isambu ya data injira mu kugira vuba bikoko kandi twumvikane nose ahasigaye nta muntu yakoroheye uje gukora iki none se uri kuduka ngo uzana natafite imigabane imigabane zawe imigabane yacu uragabana he aha ngaha nta soni imigabane yiwa bikoko ari gutera akaguru ngasobanura bino bi sheri ariko se ruba wagumye hamwe uri kumufata ni wowe mfashe ratumva mubwire izire mubwire atizire imbarata mubwire sibyo kareba mu muryango utonde ikibazo ruba urongera kumubwira nabi bari kwitambika mu muryango ashaka nose uruba undi wasohoka wamenye yuko barizwa wabwira rubanda undi muryango ashaka ko mberaga nabone bagufi bagwingiye bageze nesabwo muho uyu mwana wo muryango w'iwacu tuzamwitana nta mabyariro kubijana wabikira kuruba ureka kwivanga mu muryango uruba wacu ushaka iki mu by'ukuri ntabwo twemeraga abantu bagufi bibikara none ntabwo twabazana mu muryango w'iwacu mwaza mukanduza umuryango w'iwacu waza mu muryango wacu ruba ugiye gusiga umuryango rubanda witonde nubona nashishite kugira ngo ni ikigo nose uri kugira Wangegera. bite Nzuguru kuba bitambi. afite uburenganzira ibi ni bikiri gukoraho ninda yandi yiwe Nuso wowe nta nubwo wanamireza imyenda y'ubuntu aburi kumbwira ngo nawe yikwimye ngewe ntabwo inkwiriye ikiramo dore iyi ni kompuriti nguhaye urukumva iri ngiyi nanjye nijyo ndaba nsigaranye nanjye ubwo nsanga ndaryamba cyakoze nzabigabanyisha ariko ni bibi wowe ngiye bihinca ntago nyine usibye gufunga umwuka nawe ubundi ibi ntacyo nabimaze usibye kwenda uyimpereye ubuntu wenda bo ntago nakora oya yijyane si ibyo ngibyo ibi ni iby'isi ni amafaranga Ariko nyine yiranguyemo uzaza kuyinyurira kugira unabyemere sinzogeye kubona mu rugo nguje kunyitsa imyenda akirana igihumbi ugure amayinite nuyanyaka ahubwo sindaguhamagara uraza guteza akavuyo mu rugo ngo amayinite kaguze uzi aho ugiye gukina n'umutungo wanjye basi ngira ngo kugura n'aya 5 usiga igihumbi uraramara iminota ingana uri kugira ngo nabwo tutari yasora ruvumu alubumu y'ibiki umwana izi ni mujya gusohora unoze utekereza none nazisohora muje utekereza ko afite muje gusohora wanyu muvana muje urushije ubwenge mu by'ukuri urusaza rungana gutya rwajya nicyo rwibwira atabiko ko nugira ikibazo cyo kuza mu muryango w'abana bakiri batoto bakitubwiza ibikwiriye igorata ujye kusanga umukobwa wacu ubu bibaye byiza wasohoka mu mahoro bibaye byiza wasohoka mu mahoro mugende mufungira risari Mugera no- hanze ugiye kubona keya noneho bikoko enda n'ishati ugiye kuba papa udasanga umwana mubone ntacyo kimugira ngo ndi kubona kano kanya mumenye ko kano kanya uyu nguyu nta muntu uzi iyo yavuye nta muntu uzi umuntu wamubyaye yarabyaye n'umugore yabyaye na he waramubyaye uyu nguyu nase ubu dushaka iki Injira mu nzu, injira mu nzu. injira Injira mu nzu. ntahajya ata mu bebe aragenda asuza umugore n'umwana ajya he wambaye n'ishapure nziza unique wanafungura nafungura nabirambiwe ibintu byawe wafungura mwe bikoko igipapuro cy'ubutaka uragira rubanda bikoko rudoze igipapuro cy'ubutaka twigendere rubanda bikoko ngwino umwana ari kuguhamagara ari kugushaka ari mu bamujya ku mwana ari kumuhamagara umuntu ngashaka se bikoko ruha kingura bikoko kaje mufatanya bino turabitwara nibi ngibi ufite igipapuro cy'ubutaka igipapuro cy'ubutaka kiri he cyarahiye wowe butaka bwa butaka nyine twumvikana ruba ruba igipapuro cy'ubutaka kiri rubanda ntabwo uri kumva ko ushaka kwikura mu muryango igipapuro mukubita wowe ruba icyiza nyinda
koko ariko kandi uzabibona ko wibeshe rubanda zari igipapuro cyo uzabibona ntabwo bizashira kabiri utari wabibona bari gushaka igipapuro cy'ubutaka cyane hari icyo bazanye bari gushaka igipapuro cy'inzu n'imodoka iri mu muhanda cyangwa wari isiramuje wabwa wagize ngo ushaka kubyara ku isabuzo no kubyara ngo rubafungura ndakwiyamye umva bari bashaka igipapuro cy'imodoka iri mu muhanda cyo kuyibahere Soja menya kuri umugabo wajya umenya kuri umugabo sana bundi ngiye nuzajya unkorera ibingibi tuzaga tuvugana neza umbwira ko nandi mafaranga ufite se nicyo kibazo Kira amasogi. sinabigiye mwana fata usene nayo maziki ariko nuko ko munuka kimwe Ushaka amafaranga nta kibazo ngo ndayagwa kuri telefone. Sibyo? ntumbeshye Hano ukajya ndeba na. oya ntago ndi kureba nabi ikibazo cya nyine nuko ujya umbeshya ugatuma negereza ntunabikore Engahe ahigendere mukunda. Sibyo? oya nicyo kibazo cyawe reka imyenda bandi njye kwibika mu rugo Genda nyine ndebe uri kubinduka. kandi nanjye kureba muza ariko ndasubira mu Ngaho genda ndebe. ntunkurikire Nyine ntabwo ukurikira nyine ngiye uri kureba. gushaka kudaka ku kibuno buriya Ntingiye kureba ko dusubire bikiye ko nta kintu mbabaye maje kuburuntu. Zawe nizunuru kugunja ko murya mwana hanuka mwebwe tukamujyana muva nawe ubundi wowe kuko nawe nakakumenyera ariko nibyo muri kumuto ufungura umva ndagira ubinjira mwiyi ndagira ugenda ugaba nose ubundi kwakunze utekereza ariko nawe mwana mu byaro aje kugabana niba hari wari kumunaka igipapuro cy'ubutaka nari kurafata igipapuro kaza ngore kibinu amazi yagari yayana mbasuko kiri bano ujya kubyara uwo mwana wawe uje kumubyarira kwa muganga ako bagomba gufuza ko bakuyemo bikuto nkaga tukifata ibyo bintu kugira tukigendera nushaka gufata nk'imbwa nk'ingegera nk'akantu kategera 12 nose ubundi ruba mu by'ukuri ushaka gukora mbari rimwe bavuye aha inde Ningubona. ntabwo ry'imvanga gira uruhije rwawe rugendo ruvuye hano rugendo umuntu twita bamwita uruhwije ntabwo atwite ni madamu atwite inda y'umugabo mwitsinda y'umugabo nyine y'urubago umuntu ukiri uruteje aka kanya menye ko bikora gusumya bwo yateye inda usubye umugabo tuza umugabo mugendo naho tuva bikora umuntu uraza kumugora mubwire sha ndagira ubinjira hano ngareba rubumu ngagenda umurikira nyoko wapfuye umusanga mu rimbi uje ko gutabura umurikira rubumu wangegeraho umuntu zakubwira ibintu uzageza njya wagira amenye kuri umuntu w'ikigo nta na 12 ufite ushaka kubyara umwana mumazi ngaho nyine mbara tujemo ubu bujemo wenyine utumye mbujemo nabugiyemo rubanda nutakuriza mane yacu nta mugabane nshaka